murimo murabibona ko nabibuze rirapfunda ryo mukara reba musomera ngo utambitse hirya gakeya naguruka rura kaboro kumwitero gumweru mu sirugumura umwitero gumweru hano harimo umurongo musi yarapfunda mbese urabarira tambika hirya kunca kuri rapfunda rya mbere manuka gakeya bibanza hejuru wo manuka gakeya umere usatiye hirya guca urukuja guca naguruka umubona ndabona urumuri rushashagirana gusa nduri kubona mu murongo gumweru gumanutse guca mwipfundo reba mani mwipfundo hagati hagati sa mu mutwe hagati umutwe guri munsi y'ipfuna ndo muri kugure umutwe guri nk'inyuma y'ipfuna guca utambitse guca mu ruhande rwa guca cyangwa ari kugura uyu mutwe ubundi unabirebye neza uriya mutwe nta naho guhuriye n'ipfuna ndasha biratandukanye imbere y'ipfuna n'ipfunda hagati ari kureba igipfiriye reba umera ngaho uri gutambika hirya guca ari kureba nyine bo bari kureba kuri ngira ngo nk'uko mubyiyumviye ahangaha ni mu Rwinzovu rwo mu Gataraga mu karere ka Musanze ko mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndagira ngo nk'uko namwe mwabyumvise, aba ni bamwe mu bantu babonye amashusho ya Bikira Mariya. Icyakora cyo abantu barimo bagenda bamubona mu buryo butandukanye. Umwe ati reba hano, undi ati reba hano. Icyakora ibigaragara byo arimo yiyereka abantu mu buryo butandukanye. Ikintu kigaruye hano kuri mikrofone, ikintu kingaruye hano muri studio, ikintu kingaruye hano kuri YouTube channel yacu y'Umutuzo Voice Record. Ndagira ngo mbasubize ikibazo mwakunze kubaza. Mwakunze kubaza ngo ese umwana Bikira Mariya yabonekeye yaba ari hehe? Ese uwo mwana Bikira Mariya yaba yaramuhaye ubutumwa ki? Ndagira ngo ukurikirane iki kiganiro cyose kuko ibintu byose uri buze kubisangamo. Uyu mwana wabonekewe na Bikira Mariya, amakuru ahari avuga yuko Bikira Mariya amubonekera yamuhaye ubutumwa bwo guhereza abanyarwanda. Ikintu tucyumve neza, yamuhaye ubutumwa bwo guhereza abanyarwanda, ariko yashizeho ikintu kiri condition, kuko uwo mwana bakomeje kumata ibibazo cyane bavuga ngo nababwire ibyo Bikira Mariya yamubwiye. Hanyuma ikintu uwo mwana yatangaje kimwe cyo yavuze yuko Bikira Mariya yamubwiye umuntu ari bubibwire. Mu yandi magambo, ubutumwa Bikira Mariya yatanze cyangwa se ubutumwa Bikira Mariya yahaye uwo mwana gutanga, yamubwiye umuntu agomba kubuha, kuko nta wundi muntu wemerewe kugira gute kumva ubwo butumwa usibye uwo muntu. Uwo muntu yamuvuze ni padiri wo kuri paruwasi ya Busogo hano mu karere ka Musanze. Ni umupadiri usengera abarwayi bagakira, ni umupadiri Imana yahaye ingabire yo gusengera abantu bagakira. Uwo mupadiri rero niwe uwo mwana yahishuriwe yuko ibyo yabwiwe na Bikira Mariya ari we agomba kubibwira. Gusa uwo mwana akimara gutangaza ibyo ngibyo ko ari uwo mupadiri ari bubibwire wenyine, ko ari uwo nguwo yemerewe kubibwira kuko itegeko yahawe ariko rimeze, guhera ako kanya umwana yahise ahinduka ikiragi. Guhera ako kanya uwo mwana yahise ahinduka ikiragi, ntabwo yongeye kuvuga byanze. Ariko nubwo byanze ntabwo byakuyeho yuko Bikira Mariya akora umurimo we, ntabwo byakuyeho yuko Bikira Mariya akora icyari cyamuzanye mu byangabo mu Gataraga hano mu Rwinzovu. Ndagira ngo mbabwire ngo kandi nubwo Bikira Mariya yiyeretse abantu benshi ntibabyumva, abantu benshi ntibabyemera, inzego za leta zirabihakana, Kiliziya Gatolika barimo barabihakana,
ariko nubwo babihakana ntago bikuraho icyo Imana yakoze mu bantu, kuko abantu bamubonye neza naho wowe waba utamubonye, abamubonye barabihamya. Icyakora nubyizera nawe biraguhindukirira gutyo, ariko naho leta itabyemera, naho kiliziya itabyemeza, gusa amaherezo ya byose nuko bizagira gute, bizajya ahagaragara. Hanyuma amakuru nari mbazaniye yarayo ngayo, yarayo kubabwira yuko uwo mwana kuba nta kintu kiratangazwa, nuko ubutumwa yahawe hari umuntu bugenewe, kandi uwo muntu namara guhabwa ubutumwa, ndabizi neza muzagaruka hano muri komanteri iki kintu tugikararifayinge, tukivugeho muri komanteri, tukivugeho, twongere tukivugeho. Kandi aya makuru niyamara kujya ahagaragara, amaze kujya habona, hamaze kumenyekana ikintu cyangwa se ubutumwa Bikira Mariya yasigiye abanyarwanda, tuzagaruka hano nanone twongere tubivuge, tuzagaruka hano twongere tubibabwire, tuzagaruka hano twongere tubamenyeshe ibyavuyemo, tuzagaruka tubamenyeshe ibyatangajwe na Padiri mukuru wa paruwasi ya Kiliziya Gatolika y'i Busogo. Ntujye kure y'Umutuzo Voice Record, ibiganiro byacu, amakuru yacu akadasohoka, nagaruka naho ubutaha. Ciao ciao.